iminsi mikuru ya gipagani ikomeye cyane iregereje. Iyi ni iminsi mikuru izwi nka Noheli n'Ubunani. Ni iminsi mikuru yatangiriye i Burayi kugenda ikwirakwizwa mu isi hose, aho abantu bataka ibiti bizwi nk'ibirugu, sipure zikozwe mu buryo busongoye bugera hejuru, bakabitaka mu rwego bavuga yuko bari kwizihiza ivuka ry'umwana w'Imana. Bamwe bita Yezu, abandi bakamwita Yesu, abandi bakamwita Yeshua, Jesus, Jésus n'ayandi. Mu by'ukuri n'ubwo iyi minsi mwitirirwa, ntabwo mu by'ukuri ari we yagenewe. Ni iminsi mikuru yahariwe kwizihiza ivuka ry'ikigirwamana cy'Abaromani kizwi ku izina rya Sol Invictus, bizihiza bavuga yuko ari izuba ritaneshwa, bagakoresha ibi biti bisongoye byo mu bwoko bwa sipure. Bavuga yuko ibi biti ari ibiti byerekana yuko izuba ritaneshwa, kuko ari ibiti biguma bitoshye muri iki gihe kiba ari igihe cy'ubukonje aho ngaho i Burayi. Ibi biti rero bakabizana mu nzu bakabitaka, bishimira yuko icyo kigirwamana cyabo cy'izuba kitaneshejwe, cyakomeje kubazanira ubuzima. Mu buriganya, abantu benshi mu bihugu bitandukanye bamazemo imyaka myinshi irenga imyaka 2000 bagiye babeshya yuko ari ivuka ry'umwana w'Imana Yeshua cyangwa Yezu cyangwa Yesu, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Kristo ntabwo yigeze avuka muri iki gihe, ndetse nabibwira yuko kuba bakwizihiza iminsi y'izuba na Yezu bakamuzanamo ari ibintu byiza. Ntabwo ari byo, ni ibintu byo gupfobya, ni ibintu byo gusuzugura Imana, kuko Imana yabujije abantu kuyizihiza mu buryo bwa gipagani. Imana yabujije abantu kuyihuza n'imihango ya gipagani. Rero niba ukunda Imana, niba ushaka kuzaraga ubwami utazahanguka, itandukanye n'iyi migenzo ya gipagani, wigendere kure iyi minsi. Niba umere nkaho utigeze umenya ko yabaye, ugende mu rugo rwawe. Niba utabasha kujya ku mirimo, ugende wicarire mu rugo, witurize, ubihorere bajye mu byabo, ubasengera ahubwo kugira ngo Imana nabo ibamurikire, ureke kwifatanya n'ababi. Imana yera, Imana ikomeye, ni Imana ifuha. Icyo umuntu abibye nicyo asarura. Abasenga ibigirwamana ntago bazabura guhanwa, ubwo Imana izaza guhemba buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Nyamuneka nakwifuriza yuko Kristo ubwo azamanuka, ubwo azerekanwa mu butware bwe bwose, azasanga witeguye kumusanganira, wambaye imyenda yera, ariyo mirimo itunganye. Nyamuneka bisubiremo, itandukanye n'iyi mihango yo kuramya ikigirwamana cy'izuba ndetse n'ibindi bigirwamana byose, ubigendere kure. Niba wumva ko wiyemeje kwitandukanya n'ibigirwamana, may God bless you kubwo kumvira. Mwari kumwe nanjye Mimi, naho utaha.